Cherutaraza mwisi Mwami warufite ubwiza ntacyo warubuze mw'ijuru n'urukundo rwawe rwatumye uza mw'isi ng'impumyi tubone indushyi turuhuke. Turabasuhuje kandi tubifurije ikaze mwese abakunzi ba Maboko TV Show. Turabasuhuje aho muri hose mu mpande enye z'igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tubifurije ibyiza byose Uwiteka Imana atanga. Uyu munsi twakiriye umuhanzikazi. Uratangira utwibwira, tubwire amazina yawe, utubwire n'ubutumwa bwiza ugezaho abantu mu ndirimbo. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Zaninka Charitina, nuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Manyagiro, akagari rya Ruyumba, umudugudu wa Nyarukombe. Ndi umuhanzi, turi itsinda, turimba indirimbo za gospel zo kuramya no guhimbaza Imana. Channel yacu yitwa Charitine and Damour. Charitine and Damour. Niyo YouTube channel yanyu. Yego, no kuvuga ngo ubutumwa bwanyu mu bunyuza mu ndirimbo. Yego. Charitine rero turakwakiriye kuri mikoro za Maboko TV Show kandi turakwakiriye mu muryango mugari w'abahanzi nyarwanda baririmba indirimbo z'Imana. Murakoze. Yego. Urasa n'ureba muri kamera kugira ngo abantu bakubone neza. Yego. Hanyuma urugendo rwanyu rw'umuziki cyangwa se indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mwarutangiye ryari? Twarutangiye muri 2024 ku itariki 17. Yego. 12. Okay. Twagusaba rero niba ubitwemereye ukaturirimbira gace gato cyangwa se indirimbo yanyu. Cherutaraza mwisi Mwami warufite ubwiza ntacyo warubuze mw'ijuru n'urukundo rwawe rwatumye uza mw'isi ng'impumyi tubone indushyi turuhuke. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma watubwiye ko mumaze igihe kirenga umwaka mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Niki umaze kubona cyangwa se niki mwaboneye muri uru ruganda rw'umuziki? Ikintu umaze kubona icya mbere twabonye urukundo rw'abantu. Abantu batweretse ko badukunda. Imana ishimwe. Kandi abantu batwereka urukundo rudasanzwe. N'Imana irabyishimira. Amen. Niyo turirimbiye abantu barafashwa bagahinduka, byaranshimishije. Amen. Yego, ni byiza rero kandi Imana ikomeze ibashyigikire muri uru rugendo. Twizeye ko muzagera kure kandi heza. Twizeye ko uru rugendo mwatangiye Imana izabashyigikira rukagenda neza kurushaho. Yego. Hanyuma niki wenda uba wumva wowe nk'umuntu washimira Imana? Ikintu nshimira Imana, ndayishimiye kuva tugitangira yadushyigikiye kandi n'ubu iracyakomeje kudushyigikira. Imana yarakoze. Nta gihe se mwigeze mugeramo muri uru rugendo rwanyu rw'umuziki mukumva mucitse intege? Ntabwo byabura, ariko turihangana tugakomeza kuko dufite intego dushaka kuzageraho. Imana ishimwe. None se mutangira kuririmba mwebwe mwumvaga mushaka kugera kuki? Dutangira kuririmba twumvaga twabwira abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, abantu bagahinduka, abari mu byaha bakabivamo, n'abantu bakumva indirimbo zacu, abatameze neza
bakagarura ubuzima abantu bihebye, Imana ikabasubiza imbaraga ku bw'indirimbo tubaririmbira. Yego, urakoze cyane. Hanyuma aho mwinjiriye mu muziki ugereranije nuko abantu bagenda bahinduka nk'uko wabimbwiye, urabona impinduka ari nini? Impinduka ni nini kandi igenda igaragara. Imana ishimwe cyane. Reka Imana ikomeze ibigenze neza kuko irashoboye. Bibiliya iratubwira ngo aho twebwe nk'abana b'abantu tutabasha, Imana yo irashoboye. Yego, turizera ko izabashyigikira mu rugendo rwanyu. Hanyuma dusoza, ikindi kiganiro kirambuye kandi kirekire tuzagikora wazanye na Damuru. Dusoza waturirimbira kuri ya ndirimbo yanyu yindi ya kabiri, hanyuma ubutumwa burambuye n'ikiganiro kirekire tukazagikora. Jean Damuru muri kumwe. Watubereye ubwisho, watubereye ubuhungiro, wowe wemeye kubambwa ku musaraba ku bwacu. Watubereye ubwisho, watubereye ubuhungiro, wowe wemeye kubambwa ku musaraba ku bwacu. Amen. Yego, turagushimiye rero, urakoze cyane. Tubwira abakunzi ba Maboko y'Impaya ndetse n'abakunzi ba Charitina na Damuru kunyarukira kuri YouTube channel yanyu, bagakora subscribe, bakumva indirimbo zanyu ndetse bakazisharinga na bagenzi babo kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza, kugira ngo channel yanyu ikure namwe bibagirira umumaro. Rero dusoza twagira ngo tukubaze n'ubuhe butumwa wagenera abakristo muri rusange, n'ubuhe butumwa wagenera abakunzi banyu? Ubutumwa nagenera abakristo muri rusange, bakomeze basenge, bakomeze birinde muri ibi bihe bikomeye turimo. Yego, kandi bakomeze banadushigikire, turabakunda. Nakoze cyane. Hanyuma ubutumwa wagenera abakunzi banyu? Ubutumwa nagenera abakunzi bacu, bakomeze badushigikire, bumve indirimbo zacu. Turabakunda. Yego, urakoze cyane. Hanyuma dusoza, nta bantu b'inshuti zawe, abavandimwe, abanyamuryango cyangwa abandi wifuza gushimira babafashije muri uru rugendo cyangwa se babashyigikiye? Mbere na mbere ndashimira Imana yaradufashije iranadushyigikira. Yego, ndashimira ababyeyi banjye, ndashimira na producer wacu. Yarakoze. Yego, Imana ibahane umugisha, kandi producer Imana imuhe umugisha, yakoze umurimo ukomeye. Ababyeyi banyu nabo Imana ibahereza umugisha utagabanije. Inshuti n'abavandimwe babashyigikiye mu rugendo rwanyu nabo Imana ibahe umugisha, kandi n'abandi bantu bose imbaga nyamwinshi bagiye gukomeza kubashyigikira no kubakurikira nabo Imana ibahereza umugisha. Hanyuma rero namwe mwafashe ya mbere mugatangira urugendo, Imana ibahereza umugisha wowe na Damuru, kandi tubifurije gukomera mu byiza mukomeza kubahisha Imana. Yego, reka dusoze ikindi kiganiro naho ubutaha turi kumwe na Jean Damuru. Hanyuma twongera kwibutsa abantu kujya kuri YouTube channel yanyu ni Charitina na Damuru, bakabakorera subscribe, bagasharinga indirimbo zanyu, ibintu bikarushaho kugenda neza. Charitine, turagushimiye cyane. Murakoze cyane nawe. Yego, Imana mubwira abantu iby'ijuru, iby'ururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima. Abafite imvune mubasindagize, duhungire ku ibendera ribasha kuturengera. Hari ubuzima, mwihorere. Mubwira abantu iby'ijuru, iby'ururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima. Abafite imvune mubasindagize, duhungire ku ibendera ribasha kuturengera. Hari ubuzima, mwihorere.